Nyagasani Yezu abane namwe mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya Imwe. Njye nitwa Jean Pierre Urukundo, dukomeje kubana mu kiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi tugiye kureba amateka ya Mutagatifu Adelaide. Mutagatifu Adelaide, umwamikazi wabayeho ahagana mu mwaka w'igihumbi magana atatu mu mwaka wa 931 kugeza mu mwaka wa 999. Mutagatifu Adelaide yari umukobwa w'umwami Rodolphe wa kabiri, umwami wa Bourgogne mu Bufaransa bw'ubu. Yavutse mu mwaka wa 931. Nyina wa Adelaide yakundaga isengesho cyane, kandi na Adelaide akaba yararangwaga n'imigenzo myiza myinshi. Adelaide amaze kuzuza imyaka 16 avutse, yashyingiranywe n'umwami w'Ubutaliyani witwaga Lothaire. Ntibyatinze, hashize imyaka 3 gusa arapfakara. Umugabo we yicwa n'uwashakaga kumuzungura ku ngoma. Adelaide arafatwa, arafungwa, ndetse hafi yo kwicwa, nuko agira amahirwe cyakora ashobora guhunga. Aho umwami w'Ubudage Otto amenyeye amagorwa ye, aza kumushaka, aramutabara, ndetse nyuma baranasezerana mu mwaka wa 972, kuko nawe yari yarapfishije umugore. Umwami Otto amaze gutanga Adelaide, niwe wasigaye ku ngoma, aza gusimburwa n'umuhungu we w'imfura. Adelaide yagize ishavu ryinshi kubera abamuteranyije n'umuhungu we, nyamara byose abasha kubyihanganira, akabitura Nyagasani. Yari umubyeyi ukunda abakene, igihe cyose agahora azirikana icyatabara indushyi. Mu myaka 3 ya nyuma y'ubuzima bwe, yihatiye ku guteza imbere Kiliziya y'abakene. Yari akomeye ku muco wa Gikristo warangaga igihugu cy'Iburengerazuba, kandi agafasha mu ikwirakwira kw'abamonaki barererwaga Ekrini. Yari yarashinze ibigo byinshi by'abamonaki. Yaje kwitaba Imana
ari mu kigo cy'abihayimana cyari Isert mu ntara ya Alsace mu mwaka wa 999. Ikigo yari yarashinze icyo gihe yari afite imyaka, yitabye Imana ari mu kigo yari yarashinze icyo gihe afite imyaka 68 y'amavuko. Tumwizihiza ku itariki 16 Ukuboza buri mwaka muri Kiliziya Gatolika. Adelaide Mutagatifu, udusabire. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira, kandi abafite ibitekerezo n'inyunganizi dukomeza kubaha uburyo. Mushobora kutwandikira muri comment cyangwa mukandikira imwe muri izo nimero mureba, hanyuma mugahabwa ibyo mwasabye. Nyagasani Yezu nabane namwe.